Muraho neza, Yesu ashimwe. Twongeye kandi kubaha ikaze kuri Irere Family, aho mumenyereye ko duhuzwa no kuganira ku bijyanye n'umuryango, tuganira, dusangira ijambo, duhugurana, twibutsanya. Muri kumwe nanjye nanone Jackie Mukabaramba, aho tugiye gukomeza n'ubundi tuganira ku ijambo ridufasha mu miryango yacu. Ariko sinakomeza ntarabashimira. Ndabashimira cyane abo dukomeza kubana buri munsi, uko mushobojwe mukareba, mukadukurikira, mukadusengera, mukadukurikirana muri buri kintu. Turabashimira cyane ko mutuba hafi. Uyu munsi rero tugiye kongera kandi kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ndinde. Nifuje cyane ko uyu munsi dukurikirana cyane impamvu yabo turi bo, icyatumye tubaho, aho tuva n'aho tujya. Ntekereza ko ari ikintu gisa naho kiraje isi yose ishinga, umuntu wese aho ava akagera, akigera hano ku isi yibaza icyo kintu, cyangwa se no mu buzima bwose tubamo usanga umuntu buri munsi yibaza ati ubundi njyewe ndinde, cyangwa se maze iki ku isi, nazanywe n'iki, nzahakora iki, aho nzahavira nzajya hehe. Ni ibintu twibaza kenshi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo nje mfite igisubizo cyabyo cyuzuye, ariko nje ngira ngo twibutsanye muri bimwe ntekereza ko twese twemera, guhera ku muremyi wacu, Imana yacu iturema. Ndaza gukomeza wenda kuvuga kuri jyewe. Ese jyewe Jackie, Imana indema yari ifite iki mu bitekerezo? Turaza rero gukomeza kwifashisha ku ntangiriro zo kuremwa ku isi cyangwa kw'abantu. Nakomeje gutekereza cyane kuri Adamu na Eva, aho nari ndimo kureba uko batangiye Imana ibarema, uko iyo design yose yari imeze. Ndagira ngo mumfashe kujyana nanjye, bimere nk'aho ari igitekerezo tugiye gutekereza. Abadamu cyangwa se abamama muri iki gihe babimfashamo, aho bajya kubyara abana akabanza neza agakora nk'iyo forme Imana yakoze. Akajya kugura ibigoma, akagura imyenda y'umwana, akagura bakadizayininga icyumba. Ubu bafite n'ibyitwa baby shower, bagategura ku buryo umwana azaza, cyane ko ikoranabuhanga rihari, tukaba tubizi ko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa, agategurirwa akaza ahantu heza cyane. Ibi rero ntabwo ari ikintu twebwe twavumbuye, ni ikintu cyatangijwe n'Imana kuva isi yaremwa. Mwese murabizi, nk'uko tubyumva mu madini atandukanye, mu ijambo ry'Imana. Imana irema bwa mbere, ishyiraho isi, ishyiraho ibintu byose, irema imisozi, irema ibibaya, irema byose. Imaze kubitunganya neza, ikora design itandukanya amazi n'imisozi, ariko nyuma iza kurema umuntu. Nge rero kuri jyewe mbigereranya nuko nguko umugore aba arimo guhihibikana, ndetse n'umugabo, bose barimo kwita ku ruhinja bagiye kubona. Imana nayo yari ibizi ko hari ikintu igiye gukora, yari ibizi ko igiye kubyara, yari ibizi ko igiye kubyara umwana wayo hano ku isi wa mbere. Iravuga iti noneho nyuma yo gukora cya kiganiro tujye dukurikirana cyane turema umuntu ase natwe, ntibyarangirira aho, ahubwo noneho irema buri kintu cyose cyo kumutegurira. Imana iramutegurira, irangije iramushyira no muri iyo ngobyi, niko tuyita ingobyi, ahantu heza yateguriye ko umwana wayo aza agashyikira, imukunze. Njya nkunda ko abantu bagendana nanjye muri iri ijambo riri mu itangiriro igice cya 27, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Tekereje kuri ako kantu gusa, kugira ishusho y'Imana. Natekereje uburyo Adamu yaremwe, yabumbwe, baramubumba mu byondo. Imana imaze kumubumba neza, ikoze byose, igishushanyo kirangiye, ngo imuhumekeramo umwuka wayo. Uburyo bwo kumuhumekeramo umwuka wayo buraryoshye, kuko yaramanutse, yaciye buke cyangwa se bugufi, ihuza umunwa
wa Adamu n'uwayo, ihuza amazuru ya Adamu n'ayayo, ihuza amaso, wumva ngo imuhumekeramo, imuhuhamo umwuka w'ubugingo abaho. Mbere yuko Imana ibikora ityo, ntabwo Adamu yari ariho, yari ikibumbano kidafite ubwinyagamburiro, kidafite uko kimeze, ariko Imana ihuhamo. Noneho imaze kubikora ityo, ikintu kinshimisha cya mbere ni ukuntu Adamu yahumuye amaso ya Adamu ya mbere agihumura gutya. Umuntu wa mbere yabonye ni Imana. Umuntu wa mbere yumvise, ndibaza ko ibi nibyo ndimo kwibaza, nawe wabyibaza. Imana iri around, iri aho ngaho. Icyo Adamu yumvise bwa mbere, yumvise Imana, yabonye Imana, akorwaho n'intoki z'Imana, arabyumva, noneho afite ibyiyumviro, atakiri igitaka gipfuye, abona se. Ndimagina nkavuga ibyo aribyo byose natwe turabikora. Hari igihe umwana agira atya akavuga ati papa, cyangwa se mbonye ubwiza. Umuntu wa mbere mbonye ni papa, umuntu wa mbere mbonye ni mama, umuntu wa mbere mbonye ni umubyeyi wanjye. Icyo kintu cyari kiryoshye, aricyo dukunda kwita ko Adamu yari ari kumwe n'Imana, bivuze presence y'Imana cyangwa se kubaho kw'Imana. Yari ahantu yumva ari protected, arinzwe, aryoshye, ameze neza. Twihuse rero kugira ngo twumve neza iki kintu, haje kubaho mu buryo twabyihutisha, habayeho amahitamo mabi. Haza gutuma nyuma ya Adamu kuremwa, nyuma ya Eva, nyuma y'uko Imana ibabwiye iti dore ngaho nimubeho, mube muri aha, nzajya mpabasanga, nzajya mpabasura, biritwereka ko mu mafu ya nimunsi yajyaga zikabaganiriza, ubuzima buryoshye bumeze neza. Haza kubaho guhitamo nabi ko twumva kwa Eva, aho njya nganiriza abashakanye nkavuga ngo ntabwo ari Eva gusa, ko na Adamu yari ari aho ngaho. Ibintu byose byahabaye dukurikije uko biri tubwira, Adamu yarabyumvaga, ariko bahitamo nabi, ntibumvira icyo Imana yari yarababwiye kuva mbere, ngo nibura bagume mu bushake bw'Imana. Ntago rero byatinze, bamaze kugomera Imana bagahitamo nabi, bakoze icyaha. Ni ukuvuga ngo icyaha ni iki? Ni ubugome, ni uguhitamo nabi. Bareka kumvira ibyo ise wa mupapa yababwiye. Ibyo rero ntibyarangiriye aho, byaje kuvamo ingaruka. Habaho ingaruka, bagira ingaruka mbi, ingaruka zo kuva ku Mana, ingaruka zo kugomera Imana, ingaruka zo gukora icyaha. Ako kanya ngo bagira ubwambure, babona bambaye ubusa, bagira isoni, bajya kwihisha, batandukanywa cyangwa se bava muri kwa kubaho kw'Imana, batandukanywa n'urukundo rw'Imana. Ahangaha ni ikintu nshaka ko turi buze gukomeza kumva cyane, aho wakwibaza uti biraza guhurira he na ndinde cyangwa kuki yabitekereje gutya. Impamvu yatumye mbitekereza ntya, nuko igihe cyose watandukanyijwe no kubaho kw'Imana, ukagomera Imana, utakaza uriwe, ntabwo uba ugishobora kwisobanukirwa na gatoya. Niyo mpamvu biri bunyinjize cyane ukuntu bagezweho n'ingaruka zo kuva mu kubaho kw'Imana no kugomera Imana, bagerwaho n'ingaruka zituma bambara ibicecero. Abakurikirana itangiriro ngo bambara ubusa, bahita bajya kwihisha, hanyuma biyambika ibicocero. Ni ukuvuga ngo kwiyambika ibicocero ni iki? Ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo numva nambaye, kandi icyanyambika ni uko hari icyo nakwishakashakira nkakiyambika. Baragerageza nk'uko natwe tugerageza uyu munsi tukiyambika. Iyo umaze kumenya ko abantu baguciye amazi, ukora uko ushoboye kose ukabagaragariza uwo uriwe. Abanyarwanda dukunda no kubikoresha ngo njyewe ntabwo uzi uwo ndiwe, ntabwo uzi icyo ndicyo. Ni ukuvuga ngo nakwereka uwo ndiwe, nakwihishurira. Hari ibindi nashakisha nkambara, hanyuma wambona ukantinya. Ntuwongere kuntinyuka. Bivuze iki rero? Bivuze ngo uba wamaze kwisobanukirwa ko wambaye ubusa, hanyuma ugashaka kwiyambika. Twiyambika amashuri yacu, twiyambika ubwiza, ibituzengurutse. Murabizi kuri iki gihe abantu baranambara, bakambara n'amataye n'ibiki, urambara inkweto ndende kwa ngo ugere hejuru. Hari ibintu byinshi wambara bidafite icyo bitwaye, ariko bifite icyo bibwira. Bibwira isi ngo njyewe ntabwo ibi bihagije, hari ibindi nakwishyiraho, noneho wambona ukamenya neza uwo ndiwe, ukantinya,
ntusuzugure uko wiboneye. Si ibyo gusa, usanga tutari abo turi bo. Uwo ari we wese yakubona unamusuhuje gusa akavuga ati uyu muntu ariko ndabona uyu si we. Njya nkunda kubiganira n'umutwaranyabwa n'Abanyarwanda dukunda kuvuga ko tuzi ubwenge cyangwa se twarushije abandi ubwenge, ariko ugasanga uwo wagaragarije neza ikintu ko wamuhenze ubwenge cyangwa ari uko utagize, nawe yabimenya ahubwo yakwihoreye. Ngire ngo aricyo bavuze ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi. Iyo wabaye utari we, hari abandi babimenya around, ukagira ngo wowe ni ibanga ryawe cyangwa se n'umwihariko wawe. Ibi mbivuga ndaguhamagara kugira ngo ubu uri we, kuko kuba uri we nibyo byonyine bizagufasha kubaho ufite impamvu nzima y'Imana yakuremeye. Kwihisha byavuye he? Guhera igihe abantu bihishiye Imana byatumye nabo ubwabo bihishanya hagati muri bo. Kugeza uyu munsi dufite ikibazo gikomeye kijya kitubazwa ngo mbese kuki umugabo n'umugore babana ntibabe open, buri muntu ntiyihishurire undi. Ntabwo bishobora gukunda, kuko umuntu arihisha agahisha uwo ari we ubwe, agakora uko ashoboye kose akishushanya, mugenzi we ntamumenye, umugabo ntamumenye, umugore ntamumenye, yewe n'abana usanga rimwe na rimwe batatuzi, batazi ibyacu, batatuzi rwose, kuko twagerageje kwihisha, dufite ibintu twihishemo. Imana ishimwe kuko yohereje Yesu kugira ngo acungure ubusabane bwacu n'Imana, twongere kuba abo turi bo. Yesu rero nta kindi cyamuzanye, yaje kugira ngo aducungure, atubabarire. Ariko si ibyo gusa, ndagira ngo mbasubize inkuru nzima yuko Yesu yaje kudusubiza mu rugo, muri rwa rugo hahandi twatakaje, hahandi batwubakiye, hahandi twaboneye papa bwa mbere, hahandi nicyo cyazanye Yesu. Yazanywe no kugira ngo adusubize mu rugo. Iyo tumaze gusubira mu rugo, nta kindi tuhabona inyungu ya Yesu yo kudusubiza mu rugo. Araza agafata icyaha akagikura mu buzima bwacu, akaduha ubuzima butarimo icyaha, akaduha ubuzima burimo ubugingo bwa none ndetse n'ubugingo bw'iteka ryose. Ndagira ngo nkwibutse ko iki kintu nacyo ari cyiza kugitekerezaho, kubaho turi abo turi bo, tudatinya ubuzima bwa none ndetse n'ubw'iteka ryose. Turiho tuzi abo turi bo, tuzi iyo tuva kandi tuzi niyo tujya. Aha rero ndaza kwifashisha aya magambo. Nifuza yuko twasa na Yesu, uyu waducunguye akadusubiza ubuzima. Reka twongere duse nawe, kuko niba uzi neza aho adutwara. Nitugera mu rugo iwe kwa papa, azatwambika ishusho nyayo itari bya bicocero, noneho bitume tutabasha kwishushanya, kwigereranya n'abandi, ahubwo tube batwebwe. Jack abe Jackie, James abe James, ndetse n'undi abe uwo agomba kuba kandi bimunyure. Hanyuma nyuma yo kumunyura, tubeho turi abantu bafite intego. Nanejejwe cyane n'icyanditswe kiri muri Yesaya 61, usomye umurongo wa mbere waho n'uwa kabiri, aravuga ngo umwuka w'Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Ngo kandi yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Ibi ndimo kubisoma navuze ngo ariko uzi ko koko Adamu wa mbere ari we wananiwe akanatsindwa akagomera Imana, bitakunze ko aba mu buzima bwo kubaho akunze Imana cyangwa yubashye Imana. Noneho hakaza kuza uyu Adamu wa kabiri ari we Yesu, akaza we akabishobora, akanesha icyaha, kandi uretse n'ibyo icyatuma aremwa akagisohoza. Mpita nibutswa ko Adamu byanze bikunze nawe Imana yari yamuremye kugira ngo abeho ari asabana n'Imana, kandi ubuzima bwe bwose bwo kubaho ku isi buzabe ubwo guhesha Imana icyubahiro. Ntiyabisohoza, ariko Adamu wa kabiri we arabisohoza. Reka rero turebe ibi bintu, ndabinginze tujyane muri ibi bintu. Buri muntu wese ndabizi ku isi atekereza kuri ibi bintu. Icya mbere nabivuze, reka dutekereze ngo ese turi bande? Njyewe Jackie nsa na data, wowe nawe usa na so, usa na papa wawe Imana. Twirinde kumva andi majwi atubeshya, adukura
mu kubaho kw'Imana cyangwa mu buzima bwo kubana n'Imana ngo tube abo tutari bo. Amateka atuma twirebera mu mateka tukiyitiranya nayo, ntitube tukiri ba bandi bene Imana, tukaba bene ayo mateka, akaba ariyo adutwara, akaba ariyo adutegeka, akaba ariyo adukontorora. Reka twe kuba beza bitewe n'uko isi bivuze. Ni ukuvuga ngo ndi mwiza kubera ko Imana yandemye ityo, mvukira mu rugo rwa kanaka, mbaho gutyo, nza kugira amahirwe menya Imana, ngaruka mu rugo nirebera mu isura y'uko data ndeba, ntawe nigereranya nawe, ntawe nsa nawe, birampagije. Tubeho mu buzima neza bwisobanukiwe rwose. Ibiduhinyuza, ibihinyuza imyizerere yacu, ibihinyuza bitewe n'aho dukomoka, ibyo tubibwire ngo twebwe twavuye kwa data, kandi data uyu ntabwo ari ibyo tubwirwa n'idini. Tuvugana nawe mu buzima bwa buri munsi, twumva icyo avuga. Ibi ni ibintu nanone nakwihanangiriza cyangwa se nakwibutsa abankurikiye. Iyi Mana yo mu idini tuyimaranye igihe ariko nta kitumariye. Byaba byiza ko dusubirana Imana twumva, Imana tuzi neza ngo njyewe ndayumva, iyivuze ndayumva. Iyi Mana rero nituyigarukana izagaruka nanone mu ijoro, tugenda dusoma ijambo, dusenga, tuganira, itubwira abo turi bo, itume tutishushanya cyangwa twigereranye n'abandi. Icya kabiri tugomba gutekerezaho nyuma yo kumenya ngo ndinde, menya kuki ndi hano, kuki ndi hano. Yesu yamenye impamvu yari ari hano, ngo yaje kugira ngo yomore imitima, aruhure abarushye, abahora imbohe, kandi byose yarabikoze nk'uko mubizi mu ijambo ryayo. Nawe rero ukwiye kumenya ngo kuki uri hano ku isi, waje kuhakora iki, ukabimenya. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kumenya icyakuzanye, umenya uko ugikora, ukamenya ko cyarangiye, cyangwa se Imana ikagufasha kumenya ngo cyarangiye. Imana iturema ntabwo yaremye Adamu na Eva cyangwa natwe by accident, nta nubwo yaturemye gutya nta kintu dushyiriyeho. Itangiriro 1:28 kugeza kuri 31 itugaragariza neza, uzahasoma ufite umwanya, ngo Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere. Yatanze uburyo bw'ibyo gukora, n'ijambo rirerire. Ariko twihuse, umaze kumenya neza cyane kuki uri hano, icyo wakora, ibyo Imana yaguhaye ngo utunganye, ugomba kwita ku bana, ugomba kwita ku mugabo se, ku mugore se, ugomba kwita ku busore bwawe, ku bukumi bwawe, ugomba kwita ku ndabo, ku biti. Umaze kumenya ko ubayeho ngo usabane n'Imana, uhumeka Imana, uzana atmosphere nziza n'iki, noneho turaza kwinjira ku cya gatatu kivuga ngo niki nakora, nshoboye iki, niki jyewe Jack nshoboye gukora abandi badashoboye, nizi iki niyumvamo, mfite mpano ki. Ibi ni ibintu tubyiganiramo buri munsi, aho ubona icyo Jack yashoboye ukumva ko nawe ari cyo washobora, ukabona icyo undi yashoboye ukumva ko ari cyo washobora, ukumva ko icyo abandi bize kigezweho nawe ari cyo wakwiga, ukabona ko ugasanga isi iratudrivinga uko yishakiye. Ariko ntabwo tugomba kuyoborwa n'isi, reka tuyoborwe n'imiterere n'imimerere y'Imana nuko yaturemye. Tuvuge ngo ngi iki nicyo nshoboye, iki nicyo nize, iki nicyo numva, aha niho numva naba, aho niho Imana izategekera imigisha. Ukomeje gusoma iryo jambo mu Bakorinto ba mbere 12:6 kugeza ku 11 haravuga ngo haraho ngo hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano zo gukiza indwara, n'ibindi n'ibindi. Ni nk'uko umwe yahawe gushushanya, undi agahabwa guhinga, biratandukanye, ariko byose Imana niyo ibikorera muri twebwe. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Ntago rero dufite impamvu yo kwishushanya, kwigereranya, gutinya kugerageza cyangwa ubwoba bwo gutinya gutsindwa. Ibyo byose biterwa nuko watekereje ku by'abandi, utekereza
wajya gutekereza uwo uri we ugatekereza wigereranye n'abandi, wajya gutekereza icyo ushoboye ugatekereza hamwe n'abandi wigereranya ku bandi, wajya gutekereza icyo Imana igushakaho cyangwa se ishaka kuzakora hano ku isi ushoboye ugatekereza wigereranya n'abandi. Narigeze n'ubundi kuvuga ngo ndagana hehe. Ndagana hehe rero ni ukuvuga umaze kumenya uwo uri we, ukamenya impamvu uri ku isi, ukamenya icyo ushoboye mu buzima, wari ukwiye no gutekereza aho ugana. Ese nderekeza hehe? Nderekeza he kugira ngo nsohoze icyatumye nza hano ku isi? Ndahava mpasize iki? Ni ukuvuga ngo uri hano ku isi ugomba kuba ufite future y'ikintu urimo kwerekana, uvuga ati jyewe nzasiga abana, nzasiga abuzukuru, nzasiga ubuvivise, nzasiga mbatereye ipapayi, nzasiga mbigishije gutera inanasi se, nzasiga mbigishije gukunda abantu, nzasiga mbigishije gukunda Imana. Hari future ugomba gutagetinga hano ku isi, ukavuga uti iki nicyo numva nifuza gusiga. Ntukwiye kubaho nk'ikintu kiriho uyu munsi ejo kitariho, ukwiye kubaho nk'umuntu ufite intego, uvuga uti byanze bikunze iki nicyo mbereyeho, icyerekezo cyanjye ni iki, aho njya ni aha ngaha. Kandi ukibuka ko Imana yaguhaye kubaho none, ariko muri Kristo twanahawe no kuzabaho iteka ryose. Kuko rero ushaka kuzabaho iteka ryose uraza gutekereza mu buryo butatu. Uratekereza mu buryo bw'umwuka, ndasigira iki abanjye, nzagira irihe herezo mu buryo bw'ubugingo, ni iyihe myifatire, ni uwuhe mwuka, ni uwuhe buzima nshaka ko abanjye bahumeka, nzabisiga ku isi bivugwa yuko nari mwene kanaka kandi nasigiye bene kanaka ubuzima runaka bwo guhora bwibukwa nk'ubuzima bufite ubuzima butariho umugayo. Mu buryo bw'umubiri uvuga uti at least naragerageje, abana banjye narabigishije, cyangwa se ntabwo nagize amahirwe yo kwiga ariko nakoze iki muri aba bana mu buryo bufatika ntibazamveba, hari icyo nagerageje gukora nubwo ntageze ku ntego runaka nari nihaye, ariko nagize ni. Rero ni byiza ko kuba ku isi kwacu bitaba nk'aho ari impanuka, tubeho tuzi abo turi bo, twiyakira, twubaha Imana, twirebera mu Mana yacu, dukore ibyacu unique mu buryo bwacu, kandi tubikore mu gihe, kandi dusige igihe kizaza tuvuga tuti ni ukuri twarateguye, tuzi aho tuva n'aho tujya. Imana iduhe umugisha. Mana yacu turagushima ko uri Imana nziza. Turongeye kandi kuza imbere y'amaso yawe tukubwira ngo dufite ibintu byinshi byaduforomase, byaduhinduye kutamenya neza abo turi bo. Tuje imbere y'amaso yawe mu izina rya Yesu kugira ngo uduhindure abo dukwiye kuba bo. Turakwinginze kugira ngo udusubizemo kutagira igihunga cyo kubaho ku isi ishaka ko tubaho, cyangwa se inshuti n'abandi, uduhe kuba abo tugomba kubabo. Kandi Mwami unadushoboze rwose turi hano ku isi gufata igishushanyo cyangwa icyitegererezo cya Kristo wenyine, tubeho dufite intego, tubeho turi mu mpano zacu, tubeho tuzi ku isi dukwiye ku isi kuko tutayisanze, tubeho tuzi ko tuzanabana nawe iteka, kugira ngo tubashe kubaho turi umugisha ku bwacu, ku bw'imiryango yacu, ku bw'itorero no ku bw'igihugu. Tugushyize mu maboko kugira ngo ukomeze kutuyobora, utwiteho, tuganze, uduhindurire amateka, utume Mwami tutabaho uko dushaka kubaho twebwe ubwacu, ahubwo turi gushaka mu izina rya Yesu Kristo.